Ndonye ndabashuhuje. Uyu munsi rero ngiye kuberekera uburyo nteka inkoko bita munana. Iyo ni isosi y'inkoko ushobora kurisha ubugari, ushobora kurisha umuceri n'ibindi byinshi. Aha rero mfite inkoko nyine yari amaguru y'inkoko, ndayakunda cyane kuko niyo aba yoroshye, iyo iri wumva yoroshye kurusha uko wakoresha agatuza k'inkoko. Abashaka kunanuka ariko mwakoresha agatuza nkeka ariko kaba gafite amavuta make. So yari ari ku magufa, nyakura ku amagufa nahise nyatogosa hano ni mu mazi gusa n'akunyu gakeya. Aya mazi rero niyo ndibuze kuza gukoresha mu gukora isosi nyine. Ubwo rero ndakenera inkoko nyine ngiyi, nkaza kuza gukenera. Hano hari ibiyiko bibiri by'amavuta, hano hari ikiyiko kimwe n'igice cya sauce tomate. Aha nkaba mfite iyo bita paprika powder, ni poivro, ni poudre ya poivro. Aha nkaba mfite black pepper, nkagira umunyu, nkagira ubunyobwa, nkagira karoti nadukase duto duto. Aha nkagira poiro, nkagira igitunguru, nkagira seleri, nkaba nafite icyo nita tungurusumu. Ubwo ikintu ndi buhereho rero aha ngaha ndatangiza amavuta. Hano mfite isafuriya, ndibuze gukenera none isafuriya n'ipanu, ariko ndatangiza ku isafuriya. Amavuta arimo deja, sizeho amavuta atari menshi cyane, ntabwo yari nimara gushyuha. Ikintu ndi buhereho rero no gutangiza izi karoti. Turasubira mu kanya amavuta amaze gushyuha. So nkuko nabwiye, amavuta amaze gushyuha, ndashyiramo karoti. Ngomba kuba adashyushye cyane. Icyo nshyiramo ko twa karoti ari dutoya, ntabwo ari ngombwa rwose ko mara umwanya ntegereje ngo zibanze zishye. Shyiremo ibitunguru, nindangiza seleri na tungurusumu. So ubwo igikurikiraho nuko ndagenda mbivangavanga buhoro buhoro kugeza igihe biri gufatira ibara. Ubwo turasubira mu kanya bimaze gufata ibara hanyuma y'iminota 2. So nkuko mubibona rero urabona ko byamaze gufata ibara. Ubu noneho ni umwanya mpita nshyiramo ubunyobwa. Ndabushyiramo ku muriro muke. Urebye ubwo burahagije kabisa. None ndagenda mbukaranga gahoro gahoro, gusa na akanya gatoya, nibyo akanya gato. Uko ibi birahagije. Ahasigaye mpita nshyiramo ya mazi y'inkoko nababwira, ya magufa nakoresheje. Okay. Ubundi ubwo ngubwo ikiraba gikurikiyeho noneho ya sauce tomate yari isigaye nayo nyishyiremo. Ahasigaye ndabitogosa akanya ku muriro mukeya, ku muriro muke byibuze nk'iminota igera nko kuri 15, kugeza igihe ubunyobwa buri buhire. Ariko mo hagati aho ngaho ndaba ngiye gutangira n'inkoko sasa. Reka turasubira mu kanya ntangiye. Reka iyi ngiyi mbe nyegeje hirya gato hariya, irabiri gutogota. Ubwo hano ngiye gutangiza inkoko. Ubwo iyi nkoko reka ipanu nimara gushyuha turasubira. Okay, ubu rero nkuko nari maze kubabwira, ipanu imaze gushyuha, icyo nkora cya mbere no gushyiraho amavuta nyine yandi yari yasigaye. Nindangiza mpita nshyiraho noneho za nkoko, ngomba kuyakwiza hose. Kurikiraho ndashyiraho za nkoko. Ni ukugerageza ku buryo zose ziri bukore hasi ku ipanu kabisa. Ubu rero ndazireka kugeza igihe ziri bufatire ibara hasi.
noneho mbone kuzihindura, ariko mo hagati aho ndahita nshyiraho akunyu zikiri mbisi, nshyireho na black pepper uko ya. Turasubira ngiye kuzihindura rero naho mu kanya. Ubu rero zamaze gufata ibara munsi, ubu ni umwanya wo kuzihindura. Ntabwo ari ngombwa ko ari umwanya munini tu, ibi ni bituma uburyohe busohoka mu nyama, niyo mpamvu buri gihe mbanza kuzicisha ku tuvutaho gakeya, ubundi bwo nshatse nahita nazitogota, ariko ntabwo guyi bari kimwe. So ubu rero nanone turategereza akanya gato, nk'uyu mwanya tumaze iminota 2 zibanza zifata ibara no ku rundi ruhande naho mu kanya. So ubu rero zamaze gufata ibara munsi, ubishatse wazifata ugahita uzisukamo hariya, ariko ngiye uyu munsi ndafata isosi ahubwo aba ariyo nsukamo hano uko. Ahasigaye nshyire ku muriro mukeya, nindangiza mbireke bitogote nka nyuma y'iminota nk'icumi, inyama zimaze koroha 10-15 gutyo turasubira. So ya sosi yacu rero ubu ni nyuma y'iminota 15, murabona uko isa. Ubu ni umwanya rero wo gushyiramo black pepper, ngiyo ndagira ntya yagezemo, mpite nshyiraho akunyu, umunyu wagezemo, mpite nshyiramo ya paprika powder, ngiyo nayo yagezemo, irahagije. So ushyiramo nk'akayiko gato, nindangiza harahita hazamo za puwaro, nzikunda iyo nzishyizemo bwa nyuma gutya. Ahasigaye ubu navuga nti isosi yacu irarangiye. Ubwo ni umunota umwe gusa, biri gusa naho bitogotaho gakeya. Nayifatishije kuko ndayikunda cyane, ngiye kwirisha ubugari mu kanya, mwihangane. Ngiyo rero isosi yacu irarangiye. Ubwo tuzasubira ubutaha, mwareba icyo mwavugaho, wenda nimba hari ufite icyo kubaza. Ariko ni ya sosi yitwa Munana chicken sauce. Naho ubutaha, bye bye.